yego ibyaha yakoze hari ingingo zibihana kubona byinshi bibaza ati se dusanga tuzi ko polisi ifata umuntu ikamufunga mu minsi 5 agatanga amafaranga bakamurekura hari ibindi hari izindi ngingo zirenza aho zijyanye n'ibyo amategeko ateganya ubundi hari ziriya ngingo zose ari biriya byaha byose babonye akurikiranyweho biteganyijwe n'itegeko kandi birahanwa nibura harimo ibitarengeje amezi 6 yo gufungwa muri gereza biranashoboka ko ababishinzwe ari mu bugenzacyaha cyangwa ubacamanza babisoza bamutegetse ko yishyura amande akanataha kimwe nuko yahamwa n'icyaha agafungwa kimwe nuko wenda yagirwa n'umwere nabyo bitewe nuko bikurikira nabyo birashoboka kuko aho ngaho niho sinshobora kuhavugira kuko nabo bafite ubushobozi bwabo bakorana nabyo. Muheto bameze gute? Meze neza umeze nk'umuntu utishimye ufite ibitotsi. Oya ndishimye. Okay, so tujya kuganira namwe, so watubwira ukatubwira imyaka ufite aho uturuka muri make birambuye tukakumenya. Murakoze cyane, nitwa Nshuti Divine Muheto, Muhetoriza nyuma. Ndi umunyarwandakazi, mfite ababyeyi bombi, imyaka 19 y'amavuko. Nangije amashuri yanjye yisumbuye umwaka ushize, nigaga Far Girl School. Ndi umuntu ukunda abantu, ukunda guseka kenshi mpora nishimye ndi guseka. Ikindi ndi umuntu udakunda ko umuntu amutakariza icyizere. Murakoze. Kuki udakunda ko umuntu agutakariza icyizere? Hari experience baba barabigizemo, hari umuntu wabara gutakariza icyizere bikakugora kukigarura, ni ihe mpamvu icyo kintu utagikunda? Impamvu nagikunda nuko akenshi mu bwonko bwanjye barabimbwira. Ni umuntu iyo agutakaje icyizere yigutakariza completely atitaye ngo umwana sahora bimbwira nyine make sure ko umuntu ukize umuntu agufitiye atazagira akakigutakariza ko bizakugora kongera kucyubaka. So ni ikintu nakuze nyine numva nanga pe ashaka ko kitazanambaho. Katwize ngayo nguko Miss Muheto Divine rero andi makuru atugeraho nuko agiye kugezwa mu rukiko. Nyemera by'umwihariko ngaruke kuri Miss Rwanda yabaye Miss Rwanda 2022 biri kuvugwa yuko cyangwa polisi yarangije kwemeza yuko yatawe muri yombi. Ni mu gihe byabanje kuvugwa mu minsi yashize ndetse abantu bakazajya babifata nk'ibihuha, ariko polisi yaje gusohora itangazo yemeza koko imufite ndetse navuga yuko uyu mwari uyu nyampinga w'u Rwanda yagerageje kuganirizwa birenze inshuro nyinshi. Nyemera by'umwihariko manze nkomoze kuri ibi byuko dosiye ye igiye kuregerwa urukiko. Muheto Nshuti Divine wabaye Miss Rwanda 2022 akurikiranyweho gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi nta n'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira, kwangiza ibikorwa remezo no guhunga nyuma yo kugonga rero agiye kugezwa mu rukiko. Iyi nkuru ikomeza igira iti umuvugizi w'ubushinjacyaha Nkusi Faustin yabwiye igihe ko dosiye ye yamaze kuregerwa urukiko ndetse akaba azaburana ku itariki ya 31 Ukwakira 2024 mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Kuri uyu wa kabiri rero tariki ya 29 Ukwakira 2024 nibwo polisi y'u Rwanda yanyujije ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga zayo igaragaza ko dosiye ya Miss Muheto yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Mu itangazo ryashyizwe hanze na polisi yagize iti polisi iramenyesha ko Miss Muheto Divine yafashwe kubera gutwara ibinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira, kugira ngo kugonga no kwangiza ibikorwa remezo hamwe no guhunga nyuma yo kugonga. Igihe yamenye ko Miss Nshuti Muheto Divine yakoze ibi byaha hagati ya 18 tariki 18 n'itariki 20 Ukwakira uyu mwaka wa 2024. Amakuru yizewe ahamya ko yakoreye impanuka ku muhanda uva Kicukiro ugana i Remera ahahoze Alpha Plus Hotel nyine kuri station ya lisansi. Bivugwa ko yagonze umukindo ndetse
n'ipoto ry'amashanyarazi. Nyuma yo kugonga, uyu mukobwa ukiri muto yagerageje guhunga ngo atabazwa kuri ariya mahano. Gusa nyuma yo guta imodoka ye, Miss Nshuti Muheto Divine yaje gutega indi agaruka kureba uko ikibazo kimeze, ari nabwo yahise atabwa muri yombi. Ntabwo byoroshye. Uyu mukobwa wabaye Miss Rwanda 2022, ibintu bikomeje kuba akasamutwe, ntabwo byoroshye. Ku mbuga nkoranyambaga yarikoroje koko. Ku mbuga nkoranyambaga abantu bari gutangaza ibintu byinshi bitandukanye. Uyu mukobwa yahuye n'ibizazane mukuru, yahuye n'ibizazane bikomeye akimara gutwarira ikamba rya Miss Rwanda. Yakubitanye n'imanza zo muri Miss Rwanda, n'ibibazo byaje kuza gutuma uwitwa Prince Kid atorongera, aza kugendana n'umugore we Miss Iradukunda Elisa, nawe wabaye Miss Rwanda. Uyu Miss Iradukunda Elisa nawe wafunzwe muri izi kesi za Kid za Kid. Ibi byose byabaye uyu mwari ari we ufite ikamba rya Miss Rwanda. Ibi byose ni ibintu bikomeza kumuza ku mutwe bimugarukaho. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bagiye bakomeza kubihuza nawe, ariko ntabwo ndaza kuza gutinda kuri ahubwo ndaza kuza gutinda ku bya 2022 cyangwa 2023 byasaga yavutse muri Miss Rwanda, ahubwo ndaza kuza gutinda kubiri gutangazwa ubu ngubu. Hari abantu benshi bakomeje kwibaza bati kubera iki, reka wenda twirengagize kuba yaranyweye agasinda, cyane ko hari n'ibyari byaravuzwe mbere, amafoto ye yasohotse ari mu bukwe agaragara nkaho yasinze, cyangwa hari umuntu uri kumushinja yuko yari yasinze. Uwo muntu yabivuga abantu bakamutera amabuye, ndetse na Miss Rwanda kaza gusohora post yavugaga yuko ngo bakagombye gutandukanya ubusinzi n'ibyishimo. Wenda icyo gihe ntabwo twabihamyeho kuko nta wamupimye ngo ahamye yuko koko yari yasinze, ariko reka tugaruke ku byatangajwe na polisi by'uko ejo bundi none yafashwe cyangwa yari yasinze, ndetse akaba yaragize n'ibikorwa remezo agonga. Abantu benshi bakibaza bati uyu mwana w'umukobwa ko afite amafaranga, kubera icyo atashaka umusare umutwara akamugeza mu rugo amahoro? Nimba wenda yikundira agatama yakwisomeraho akagira ukuntu nyine asinda, kuko iteka iyo wanyweye igisindisha nyine urasinda, of course ni ibintu biba bishoboka cyane. Ariko ikindi abandi bantu bagendera bavuga bati ko polisi y'u Rwanda yatangaje yuko ari ibintu bibaye inshuro nyinshi, ndetse ko hari igihe yagiye afatwa akagirwa inama akarekurwa, ariko akaba yaranze kumva. Ese haba hari andi mabara menshi Miss Muheto Divine Nshuti yaba yarakoze tutamenye, ariko akaba yaragiye akomeza kwinangira imitima, dore ko yagiye ngo akomeza kuganirizwa? Ni ibintu byinshi byagiye bikomeza gutangazwa. Bamwe bati asabirwa imbabazi, na Kelisi nawe yabigarutseho avuga bati uriya mukobwa bamubabarire, ahubwo atangira kuri ubukangurambaga bwo kurwanya ibisindisha. Bamwe bati hoya nahanwa, ahubwo bose babirebereho babone yuko biriya bintu ari amakosa. Abandi bati nababarirwe, abandi bati se abandi bo bafunze bose abana uyu wagiye kubabarirwa kubera yuko ari Miss Rwanda. Ni byinshi byatangajwe, ni byinshi byakomeje kugenda bivugwa hano kuri iyi mihanda, ariko by'umwihariko reka manze ngaruke kubikomeje gutangazwa ku mbuga nkoranyambaga. Reka manze mpere kuwitwa No Brian wagize uti njyewe numvaga Miss wacu akeneye kujyanwa ahantu baganiriza abantu like rehabilitation center for those reason. Muheto kuva yaba Miss haje kavuyo kandi byamugizeho ingaruka bitewe na experience tutazi, expectations mbabarire tutazi. Uyu ni umukobwa ukiri muto waganirizwa, ntago wambwira ngo anywa amayoga nta mpamvu. Ibi bintu bya entertainment iyo ubijemo bikagenda nabi rwose, depression
ako kanya. Yabaye iminsi ahita ahura n'ibibazo byinshi bitandukanye ngaho imanza z'abakobwa, kandi mwibuke ko ari we wavugwaga cyane. Uyu mukobwa mental health yiwe ishobora kuba itameze neza, ariko mwabantu mwe nanjye nabigarutseho yuko yahuye n'ibizazana akimara kujya kuri iyi stage yo kuba Miss Rwanda. Ariko se ko polisi bigarukaho ikavuga yuko yaganirijwe, nuko yo kuganirizwa kundi kurenza uko nguko. Reka dukomeze. Abantu benshi bagiye bakomeza bavuga yuko yaganirizwa, ariko hari n'abandi bavuze bati ari amafaranga bano bana b'abakobwa bahabwa bakirangiza segonderi, aya mafaranga ngo aba bana b'abakobwa ashobora kuba bica mu mutwe. Umwana w'umukobwa ukirangiza segonderi agahita yinjira ku musahara w'ibihumbi 800. Ayo mafaranga ni amafaranga y'reserve, umusatsi awukoresherezwa, imyenda yambara abayihabwa, essence abayinywesherezwa, abayahawe imodoka yo kugendamo. Ayo mafaranga abasave kuri bank, nta kindi nyine bayanywamo inzoga. Ntabwo biba byoroshye, gusa Imana ibe hafi ya nshuti, Imana ibe hafi ya divine n'ukuri. Gusa nyine ubutabera ugomba gukora akazi kabwo. Hari undi wagize uti mu kiganiro umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Boniface Rutikanga yagiranye na Radio TV10 yavuze ko atari inshuro ya mbere Muheto ahaniwe ibi byaha akurikiranyweho, nubwo ku nshuro ya mbere bitigeze bitangazwa. Yavuze ko ubwo byabaga ku nshuro ya mbere yabihaniwe agirwa inama yo kubanza gukorera uruhushya rwo gutwara, ndetse yemeza ko nta kitarakozwe mu byagombaga gukorwa n'inzego zibishinzwe, ariko inama zose bamugiriye ntiyigeze azikurikiza. Tugaruke kuri ibintu bigendanye n'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, tube duhagaritse gato ku kigendanye n'ubusinzi. Reba imyaka 2022 aba Miss ahabwa imodoka. Reba imyaka amaranye imodoka. Umukobwa muzima ufite uburyo, ufite amafaranga, ntaragira agatima ko kujya gukorera uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga. Gutwara udafite uruhushya rwose ni icyaha gihanwa n'amategeko. Ariko rwose ntabwo aka kanya tuzi niba yarabigerageje bikanga, niba wenda hari ukuntu umuntu atahirwa no kujya gukora biriya bizamini akazajya akora atsindwa, ariko nanone ntabwo yakwiha umuhanda ngo atware. Ampresi yashyizemo n'akantu, harimo na kamanyinya, kandi nta n'uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga. Rwose biriya bintu ni ukwiyahura, birenze ukwemera. Birakaze pe, biteye ubwoba. Ntabwo byoroshye, ariko ikintu kiba gihari abantu bagomba kumenya yuko kwitwararika ari ibintu by'ingenzi. Kumenya uko witwara mu gihe uri mu muhanda. Swati ikibazo gikomeye ahangaha ni ukuba watwara ikinyabiziga amplisi no kuba wagitwara wasinze, noneho bikongeraho yuko nta n'uruhushya rwo kugitwara ufite. Biteye ubwoba, biranababaje, ariko nta kundi. Reka dutegereze icyo ubutabera buraza kuza gukora ku kigendanye n'ibi, dore ko tubonye yuko dosiye yashyikirijwe ubushinjacyaha igiye kugezwa mu rukiko. Dosiye igiye kugezwa mu rukiko n'igihe cyo kuburana ndi kubona ari ku itariki 31 Ukwakira 2024. Mwumvishe polisi iganira n'inyarwanda na kaudio twabanjirijeho, yagaragaje yuko uyu mukobwa ashobora kuba hari igihe runaka ashobora kuba yafungwa, kimwe nuko ashobora no kuba yacibwa n'amande y'amafaranga, kimwe nuko ashobora kuba yanaba n'umwere, cyane yuko aka kanya abakekwaho. Kirazira aka kanya guhita dutangira kumwita umunyabyaha, ngo dutangire kumwita umusinzi cyangwa undi muntu uwo ari we wese urukiko rutari rwanzura. Ni ukuvuga ngo ikintu kiba gihari nuko tuba tugomba gutegereza imyanzuro y'urukiko. Rwose yanaba n'umwere 100%, tube turetse kumutera amabuye, tube turetse kumucira imanza, ahubwo wenda tuba turi gukora comment ku byavuzwe cyangwa ku cyatumye wenda atabwa muri yombi, ku byo akekwaho, tukavuga tuti bimeze ari bibaye ari byo koko cyaba ari ikibazo gikomeye.
ariko mureke dutegereze icyo ubu urukiko ruzatangaza. Urukiko rushobora kumugira umwere cyane ko niba ibyaha bishobora kuba byanamuha. Reka dutegereze turebe. Abasenga mukomeze musengere Miss Inshuti Muheto Divine. Hari uwansekeje wagiye kuri Twitter arandika ati rwose muzamfunge imyaka azakatirwa, ariko ninsohoka muri gereza tuhite tubyarana. Birasekeje cyane. Reka dukomeze tubane rero, mwibuke gukora subscribe nimba mutari mwabikora kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu muzajye mubasha kubibona mu bambere. Turabakunda cyane.